bazakira babana ibipangu. Utagise n'uwa hehema. Mwiriwe neza. Hari ukuntu bari bamaguze. Uwahe? Umwanya w'abantu b'Inyamabondo yizera. Nyine yari yampaye tubimuzanira. Uvuye hose? Mvuye mu mujyi. Ni mu Burundi ariko nawe ari? Ni mu Burundi. N'uwo musizi ariko arampaye tubimuzanira. Wari ubizi ko yatubwaye yatuzanye? Nabwiye ko nigeze atampamagaye. Yego. Ko nta nubwo nari nzi ko hano hari umuntu uri buze. Yego se. Kana turebe se. Ariko byagusanyagurikiye. Byancikanye. Byacikanye. Ngurira ibizibaho by'amadira. Twena ni twiza. Beto ni twiza se tiranywera ma. Duto. Duto. Tujyana natwe twaratwara. None ukuntu umusheri wakwitaho. Umunsi w'abagore uyu munsi reka. Niyo mpamvu yabikoze. Umunsi w'iki? W'abagore. Umunsi w'abagore se ubaho? Ni umunsi w'abagore. Nase ko yari yamakaniye yageze ajya mu mujyi gute? Turahaciye aravuga tumva ngomba gukora surprise umugore wanjye. Ahubwo genda ubimushyire. Ubu nawe niho asigaye ngo baraje mu kanya. Cyangwa agiye mu biganiro? Asagiye mu biganiro kuko numvaga afite abantu bagiye guhura. Urifata ute kuba wumva yakugura twenda tumeze gutya? Urabyumva ute we? Birano gusa nuko anunguye ariko nyine ntabwo ari ibintu ni ibintu bisanzwe ngurira. Twebwe rero twese umunsi w'abagore ubundi ni iki ubundi mu Kinyarwanda cye? Ni umunsi wahariwe abagore nk'ubwisanzure muri make. Independence. Umunsi w'abagore. Nashaka kuba nanjye nduhutseho gake nagera ku murasitasiyo nkagenda naruhutseho ngiye bibaho. Ntabwo nagenda ntaruhutseho ngo ndebe nanjye. Ariko iyi kanzu niba uzajya uyambara. Kugura ibikanzu binini mana nyagase. Reka buri umugabo agura akurikije umugore nawe ubwo wasanga abona uri munini. Ese none wiyo nani? Ibonye uri munini baba batereka. Cyakunda kugura ariko akunda kugura ibizibaho bitandukanye n'iz'abandi. N'ubundi yavuze yambazaga taka kantu sikeza ariko umugore wanjye akunda ibintu bidasa n'iby'abandi. Akunda ibintu bidasa n'iby'abandi. Ndacambara nawe tu. Ukuntu kakubereye. Imana ifashije akaza nanjye nkiri aha ngaha kumva ukuntu avuga pe. Yewe keza wawe. Nuko harimo indi myenda. Cyiza se ni icy'abakiri cyo. Ni icy'abakire? Abakire. Wese ajya kugura akabanza akitonda wangu. Arabigura ko. Mbonye umwenda ngani utari muremure udatwikira ibirenge. Ayo. Rero namwe ngo asangura imyenda n'ababyaye none yayigurira n'ubundi. Bagomba ubu nabyara none azakwitaho birenze. Kamwe kari bujye kwicarira mu nzu nawe. Makari nanjye kwanga. Ndamutegereza arandagenda ari uko aje nawe. Nawe mwasezeranye ko agenda ari uko aje. Se nagenda nabona ye n'umusitari reka nanjye buramba mukunda burase nagenda nabonanye nawe. Umuntu rimwe agahita amwizera akahitamo ibintu nkamuzanira. Ni ahantu heza kabisa. Mbega amafu. Ahantu heza harimo amafu. Akayaga keza. Amafu ni igiki? Harimo amafu ni ukuvuga ngo ni ubukonje. Ni ubukonje. Ubukonje nyine. Ndi kumva uri kuvuga ikikika. Njyewe? Ntabwo ari ikikika. Ni ubwa mbere umvise amafu. Turasinze ko ndi kumva ururimi rwawe rugoramye ukuntu. Oya se kandi. Ni ukuri ko Imana uraberewe. Wambaye amafaranga kuberewe. Namugabo wundi ubwira umugore w'abandi ngo uraberewe. Uguze y'amabunda byumvishije yakumena amaso. None se iki twabiguze? Yabiguze no mvuga ngo nuberewe. Oya ntacyo ntwara kuko umuntu aberewe ugomba kubimubwira. Nyine wabibona ugaceceka.
mvuge ngo iki wavuga ngo wambaye neza wenda wambaye neza bikarangira nyine ariko byo kuvuga ngo urabereye na mugabo wundi mugore ubwira undi ngo urabereye ubwo nawe nyine ndakamenya nanjye ubu noneho mba umusitari kuba natwariye ibintu bose akanyizera abantu bose bajya bantuma kuko ndi umumotari mwiza kuko rero bosi yantumye ngo nimuzanire ibintu ari ubwa mbere usinde niba aribuze ko kamfata nanjye ndavara umunsi wose nanjye ndavara uko akamfashe ntabwo yaguha ikintu cyatagufotoye basaga yanamfotoye yana purake ntabwo bibaho mwana yanjye mwamumeze mute none se njye nari ndi kukubaza umunsi w'abagore bajya kubyina bakora umusangiro bagira uti umunsi w'abagore ntabwo ari ngombwa kubyina n'umurugo wawe wizihiza wenyine ipfa kuba ari umunsi wawe wari umunsi w'abagore wari umunsi w'abagabo wigeze wumva habaho umusangiro none gusangira ubwo ni rusange namugana ngo umunsi w'abagore umusangiro umunsi w'abagore uw'abagabo se ubajyana ntabwo ubaho nese uw'abagore ubundi uba ku itariki zingahe none ni itariki zingahe ra umunsi se ni nk'esheshatu zirindwi cyangwa aho ngaho none ni zirindwi umunsi w'abagore umunsi wo kuba wakita nose buri kwezi kwa gatatu biraba mu mwaka biba muri mwe se mu mwaka birimo hari imyenda ariko simbikurikirana neza kubera njye nta mugore ndagira baye mufite ubu uri umusore ndacyari umusore kuvuze ngo ndacyari umusore kubona ugiye gusazira ubusa urabona ashaje ntabwo ndagira imyaka nose ufite imyaka ingahe 23 reka ntabwo uzi umusore ufite imyaka 23 ni gute se bangana urabona ufite nk'ingahe wenda ushobora kuba ufite nko muri 27 cyangwa 30 reka ntawe ndagira ahubwo ndi ku isoko aka kanya ndayabona nose uri kwigurisha ntabwo ndi kwigurisha ariko numva nicyo gihe ngeze ahubwo nawe cyo kuba nabikora kurambagiza ariko iyo myaka ntabwo ndayigana abasore benzaga ko batubaka ngewe umusore kereka kubaka si inzobe nyine bavuga yuko abasore b'inzobe batubaka kubera iki nyine birata ubwiza bwabo ugasanga bapfuye ubusa abakobwa b'inzobe bo ni kimwe nabo oya biterwa inose bavuze ngo umukobwa ni indaya bose bari indaya kandi abo umwaka tukisha bose none rero abasore b'inzobe barubaka se mubaze mbaza ndagusubiza sinangiye kukubaza ngo kira umugore n'umukobwa batandukanira kuki umugore ni umuntu barabyaye umukobwa ni umuntu utarabyara yarayikuyemo ubwo nabwo aba ari umugore biterwa ashobora kuba yarayikuyemo abana n'umugabo oya yarayikuyemo ari umukobwa wenda n'urugero yarayikuyemo ari umukobwa kuko nta mugabo aba yarigeze yaba akiri umukobwa abakiri umukobwa buri ubundi iyo ufashe umugabo ukabana kubera icyo bakiri umukobwa kandi yarabyaye ntabwo aba yarabyaye yarayikuyemo ntabwo aba yarabyaye aba yarayikuyemo kandi nta n'umugabo aba yarigeze ukimara kujya ku mugabo waba umugore ubu si hari abagore badafite abagabo ubwo nyine aba yarabyaye cyangwa ubwo ni ukuvuga ngo ubwo ikintu kigaragaza ko uri umugore ni uko uba ufite umwana yego ubaye nta mwana ufite umuntu yaza akavuga ngo wa mugore we kandi azi ko nta mwana ufite byaba ari ikibazo ariko nanone yahita avuga ati umugore wasuze umugore w'iki murasuzugura none ko hari igihe uba warashatse ugatinda kubyara uba ukitwa iki umukobwa umugore aho ngaho iyo warabyaye ukaba waratinze kubyara ariko ubana n'umugabo aho ngaho ukiri umukobwa kuko nta mwana ufite gute se kandi ubana n'umugabo erega buri umugore yitwa ari umugore nose batandukanye ubwo wajya ugenda bavuga ngo uriya ni umugore
iyi nduma nyine kandi bavuga ati madamu kanaka mbese ubwo aramutse avuye aha ngaha akajya mu kandi gace bamwita madamu batamuzi ubu ntabwo baba bakimwita umukobwa kandi baba babona yambaye nk'impeta wenda n'urugero bamwita umukobwa undi umuntu wabyaye wese ni umugore utarabyara ubwo aba yararumbiye n'iwabo yenda abaye ari mukuru bakamwita umukobwa yego ibintu bibazo iki kibazo kirimo amayobera hari ukuntu uba warashatse urumva hari ukuntu uba warashatse ari ufite umugabo icyo gihe bavuga ko ubaye umugore iyo washatse urumva ariko ubwo ngubwo bavuga ko uri umugore waba warabyaye bakavuga ko uri umugore waba utarabyara bakavuga ko uri umukobwa nyine ndibaza iyo ugiye ku mugabo ko bavuga ko uwabyaye ari we mugore kandi n'ubundi bakavuga ko ugiye ku mugabo ari umugore kubera iki iyo umukobwa yakuyemo inda bwo batavuga ko ari umugore urumva njye mba nzi ko umuntu utarabyara aba ari umukobwa niyo yaba yarayikuyemo n'icumi hanyuma akiri umukobwa kuko nta cyemezo naba nerekana yuko ari umukobwa none se umugabo nk'abakobwa b'i Kigali bakunda abasore b'amabogari bakunda abasore barebare bakunda abasore beza ubu ngubu ntabwo ujya utwara nk'umukobwa ukumva nakwifuje ukumva kwisabiye urukundo we ku cyo giti nkamutwara akamenya ngo nagukunze nta mukobwa ujya ubivuga ahubwo wowe warivuga gakenya agahita bitungutse nta mukobwa ujya ubwira umuhungu kandi babaho abakobwa babwira umuntu ngo ndagukunda urumva numva ko nawe izo mbogamizi wahura nazo oya nta mukobwa ujya ubwira umuhungu ndagukunda kereka nimba kandi babaho ahubwo wowe ashobora kukwereka ibimenyetso bikwereka ko yagukunze ahubwo wowe waritungutse gake akaba ari ukubwira ati iki nashakaga ahubwo ibimenyetso bikwereka ariko kubwira ngo wamutipe nagukunze wewe nabikubwira uri umusore wakumva ko atari umukobwa atari iki gusa urumva yaba kwifuriza neza ubu se nagiye wari watwara nk'umukobwa ahubwo ngewe nakwifuza nyine banza wumve nagiye wari watwara umukobwa nyine ukabona ari mwiza ariko amaso yawe akajya kukwereka ko atari umukobwa ngewe rero uri uko nganuka umukobwa n'umugore n'umukobwa oya ntabwo ari ibyo kuvuga ngo uratandukanya umukobwa n'umugore wumva nifuje umugore w'abandi oya ugatwara nk'umukobwa mwiza ukabona kuko bajya bavuga mu muhanda ngo habamo abakobwa ngo niba basa neza beza ariko atari abantu ntabwo wari wahura nabo tuhura nabo kenshi ubwo muhurira hehe akagutega agukuye he ukamukura aho ngaho umujyanye ukamubona ko atari umuntu ukamutwara ukaza kubona ko atari umuntu ukaza kusanga atari nk'umuntu cyangwa wenda oya byanambayeho ubwo vuga kibyambaye si ibyo kuvuga ngo ni ubusikama bw'abanyakigali ariko si ubusikama buye kanya nawe uhageze uranutse kanya upfuye uranutse njya numva nk'umumotari akagutwara umumotari akabanza akakwitegereza agahera ku maguru akureba iyo ari nka nimugoroba urangiye unaje uhita wurira kuri moto njyewe ntabwo ngutwara maza kukubaza urajya hehe tukumvikana ibiciro ariko bibaza umuntu umukuye i Remera umujyanye Kimironko ngo ndaguha 2 ubwo ayo mafaranga umva we ari neza yaba arimo tuhagendera 700 500 igihe yaba ari kwihuta cyangwa yakwikunde yakwishimiye akaguha oya yakatuza yagwera yandi yenda ukabona yawushyiriyeho umuhazi ariko nk'umuta ngo tugende ngo ndaguha 5 i Kigali noneho muhita muvuga yuko atari umuntu kare kubera sibyo muhora na kesi nyinshi mu muhanda duhura kesi nyinshi cyane aho utari ubonye uvuye mu muhanda ko hari umumotari utajya utwara umugore utwite wowe ujya ubatwara abagore batwite nta muntu ndatwara nyine urabona hari nk'ukuntu umumotari ujya kumutega akakubwira ati ngiye bitewe n'ukuntu ndi kukubona n'ukuntu inda yawe ingana ntabwo ngutwara ishakira undi mumotari ubundi umugore utwite agakwiye kuba yatega
turagira modoka kuko buriya kugenda umucuruzi ujya oya ahubwo imodoka ni mbi ku mugore ufite nose nk'imodoka ishobora kuba yicaramo ikamunukira ariko turabatwara ndabatwara nta muntu areka kudatwara reka tunaniranye mu biciro amafaranga niyo y'imbere tunaniranye mu biciro ubwo ndakureka uyu munsi w'abagore si ubwo najyaga mbyumva ariko ntabwo nzi ibiva niyo bijya nta nubwo wari ubizi ko ari umunsi w'abagore nyine najyaga numva ngo ariko nanjye nzabizi ubundi njyewe nzi umusangiro kwa kundi nyine ngo mu mudugudu ngo habaye umusangiro cyangwa mu kagari nibyo none se mwana nanjye urumva rero simbizi nuko ari duto se ni duto ubundi aba yaguze intera imwe n'imwe bagira yibagiwe noneho tudukweto mana nadukunze nubwo atari utwaye utugurire sheri wawe se wumva ko nta sheri ufite njye nta sheri mfite ntabwo waba usa gutyo mu kugira ese ubundi njyewe hari ikintu ndi kwibaza tega izo ntoki zawe ndebe iyo mpeta uzi icyo isobanura yego ni iyiki iyi ngewe niyo abarasita ngewe naguze ese abarasita bambara impeta aho ngaho ariko biterwa n'aho wayambara hose impeta nyikunda kubi urayikunda ariko nyine ntabwo urayikunda ariko ntabwo uzi icyo isobanuye abantu bose bambara impeta aho ngaho ni abantu basezeranye ubu bayambara mbizi nyine ariko nyine njyewe inde njyewe mba nazikuyemo kubera ko mba ndi hano mu rugo bambara ngiye yakwishyira baragukunda mwana nanjye nzagira umukunzi ajye ankorera utu dusiripurize ajya abigukorera cyangwa wowe ubimukorera twese tuzaba tubikorera mu ruhe rwego ubuse wowe ubimukoreye ntabwo byamunezeza ese nkureye ntabwo byakunezeza yewe ntaho nkora kandi iyo naba nkora njyewe se ubu najya kugurira umugabo imyenda byagenze ubwo waramushatse niba uzaba iyaka reka mwana reka bazabikugurira cyangwa niba uzaba nzovu bazabikugurira nzovu nibo babigurira bariya nibo bakwiriye kubigurirwa nzovu amafaranga bakorera aho nyuma y'utuduza ukuntu abangana ku buryo bajya kubagurira barabagurira nzovu ntabwo yakambara umwenda batarawumuguriye nayaka none nanjye ushaka ko nzaza ngurizwa n'umugore kandi nawe ariko wari uvuze ngo tuno dukweto bazatukugurira gihe ki nagira aza ahubwo reka mutegereze aze ame nanjye show nanjye nitwike aguhe show y'iki show ku ma YouTube channel yiwe nitwike ndabizi harimo abantu bazagira uti bakavuga turiya mwana akeneye kuzamuka ubuse wava mu kimotari ukajya mu busitani cyane motari ntabivamo cyane reka ariko niba moto atari iyawe oya niba moto yaba ari iyawe wayigurisha ukajya uba umusitari aho umusitari uzi ukuntu biryoha ubwo se ni ibiki biryoha k'umusitari aho isi kitaryohamo ni iki ndakubwira ngo tugendanye n'uriya busi tugendana inzira zose uwo mukomera ukageza ayambara akasamunukiraho nageze hano wafima nuko ngubu ahubwo ari ku cyumweru cyaba ari indi minsi bari kujya bampagarika none se ubwo nkanjye ndagera ahantu bakavuga ati iki niki watinze ahubwo genda ntabwo kuba umusitari bisaba kwihiringa kandi bisaba kuvunika none se hari icyo utabona utavunitse ntacyo wabona utavunitse ariko ntabwo njye numva ubusitani utabusimbuza moto oya ubusitani nibwo bwa mbere mana nibwo bwa mbere nkubuze abantu bashaka gukorana ibiganiro nawe bakamwumva uvuye mu gishanga sha ibiganiro bishira bate
twari turi kumwe turatashye. nuko hari igihe umuntu azagira utyo akavuga ati uno mwana akeneye kuba umusitari umusitari nanjye akagushyiraho akanshyiraho sibyo se niko biri